cy'inkotanyi APR uyu munsi arakorera RDF n'umusirikare umaze imyaka myinshi muri iki gisirikare bavuga ngo angana na RDF cyangwa se angana n'igisirikare cy'inkotanyi cyakomeje kikaba RDF nyuma yo kubohora igihugu bagahagarika na jenoside yakorewe abatutsi. Abantu benshi bamuzi mu mafoto ari kumwe na nyakubahwa perezida Paul Kagame, icyo gihe yari umuyobozi w'ingabo za APR aziyoboye. Lydia nawe twagiranye ikiganiro. Afande, abakobwa bandi mu gihugu mu Rwanda kubona Colonel Furu nkawe barabikunda, ariko bakunda cyane kumva iyo mwivuga. Murakoze cyane. Nitwa Colonel Lydia Bagwaneza, nkaba ubundi nkorera mu mutwe urinda umukuru w'igihugu bita Republican Guard. Nkaba maze umwaka amezi 11 ndi ku mahugurwa hano muri Nyakinama. Kuba rero ndi umudamu cyangwa abakobwa bakunda kwitwa ba Colonel cyangwa bazamuka mu iterambere iryo ari ryo ryose, bifite icyo bivuze kuri twebwe. Icyambere nuko dufite leadership itarigeze isubiza umugore inyuma cyangwa umwana w'umukobwa inyuma. Icyakabiri nuko natwe tugomba kubikorera nkuko mubibona cyangwa mubimbajije. Maze igihe cy'umwaka hano ndi umudamu mu banyeshuri turi 48 nanjye wa 49. Tukaba twarigaga bimwe, tukabazwa ibizami bimwe. Ninjye mudamu njyenyine wari urimo. Bikaba rero bisaba kubikorera. Bisaba kubikorera, ntabwo ari ibintu byizana, urahatana. Afande, umuntu yakwibaza ngo winjiye mu gisirikare mu uhe mwaka? Murakoze Scovia. Ninjiye mu gisirikare muri 90. Nkuko mubizi hari urugamba rwo kubohora igihugu, nanjye ntago nasigaye inyuma nk'abandi basaza banjye. Muri icyo gihe wari ufite nk'ikigero cy'imyaka ingana iki kugira ngo abandi bari mu kigero cyawe bumve ko ku myaka afite icyo ashobora gukorera igihugu? Nkuko mubizi kuvukira mu buhunzi bijya bigorana kubivuga neza, ariko mama wanjye ambwira ko navutse icyo gihe nari mfite imyaka igera muri 17 isanga 18. Uyu munsi imbogamizi cyangwa se ibishobora kuba birimo umukobwa akavuga ati ndi umubyeyi, ndi umugore, mfite inshingano zindi, nabihuza nte n'akazi ka gisirikare muri rusange? Wenda udusangiza inzira y'ukuntu kuba umubyeyi, umusirikare kugeza uyu munsi ugeze kuri Colonel. Urakoze cyane Scovia. Ikibazo umbajije kirakomeye, ariko nanone ntabwo navuga ko ntagisubiza kuko n'ubuzima nabayemo. Kuva mvuye mu rugo nkasanga basaza banjye ku rugamba, ntabwo nari jyenyine, hari n'abandi bakobwa twari batoya mu by'ukuri, ariko n'abasaza bacu nabo bari batoya. Urugendo twagenze rero rwari urugendo rutari rutoya kandi rutoroshye, ariko hari ikintu kijya kimfasha cyane. Njya nkunda kubwira abantu ngo buri muntu akwiye kugira impamvu yo gukora ibyo akora. Twari dufite impamvu yo gukora ibyo twakoze. Twari dufite ubuyobozi butwemera kandi butwemerera gukora ibyo dukora. Bwari butuyoboye neza nubwo bitari byoroshye, ariko twari dufite impamvu, bari baradusobanura impamvu y'urugamba twari turimo. Rero nk'abakobwa twahuraga na challenges, ariko izo challenges zari challenge nk'izabandi bose basaza bacu bahuraga nazo. Especially twe nk'abakobwa zari zitandukanyemo gace, ariko buri umwe urugero, umwana w'umukobwa akenera special care, akenera gukaraba aho abandi batakarabye, ashobora kuruha mu bihe bitandukanye nko kubizi nawe Scovia. Ariko hari ukuntu navuga ko Imana ibana n'abantu mu buzima bwose, nta nubwo twaruhaga pe. Nkubwiza ukuri ntabwo nigeze nduha, nta na hamwe nigeze nduha ngo baransiga, nta na hamwe nigeze nduha ngo ibyo bakoze sinabikoze. Kuva dutangira urugamba kurinda turushoje, hari abagiye, hari abasigaye, ntacyo twakoze kugira ngo dusigare. Ariko nakubwira ko bisaba commitment, bisaba kumenya icyo urwanira. Icyakabiri bisaba kumenya ni icyo kibazo gihari ugomba gusorovinga. So twari tuzi ikibazo tugomba gusorovinga binyuze mu buyobozi twari dufite. Ntekereza ko ari byo byatumye n'uyu munsi tugihatana naha mu ishuri no guhatana. Yes. Afande, wenda ndagira ngo uduhe ishusho imyaka 30 irashize jenoside yakorewe abatutsi ihagaze, u Rwanda rubohowe, uri mu baje ku munsi mu cyiciro cya mbere muri 90 nkuko bivuga. Uyu munsi iyo urebye u Rwanda n'ukuntu wari utekereza gutaraza nuko warwifuzaga, ubibona mu ishusho imeze ite? Scovia, murakoze cyane.
umbajije ikibazo cyiza ariko nkubwire I'm proud of my country. Icyo nicyo cya mbere. Uko natekerezaga u Rwanda rero mbere yuko nza ku rugamba ntabwo nari nzi u Rwanda pe twavukiye mu mahanga ariko ababyeyi banjye bari ababyeyi b'inkotanyi cyane ku buryo nabonaga buri munsi bari mu manama, nabonaga bafite ibintu byinshi bakora bakadusiga turi abana. So kuva dutangiye uko numvaga igihugu nuko twakibonye kimeze nabi. Icya mbere abantu bari barashize, twabonye aho ababyeyi n'abana bapfa, twabonye aho abantu bica abantu iyicarubozo, ibyo twarabibonye. Igihugu rero cyari umusaka, nta bantu cyari gifite, nta babyeyi bakuze, nta muntu n'umwe wari uhari. Urubyiruko rwarapfuye, abasore barapfa, inkumi, abakecuru bose barapfa. Rero igihugu uko twagisanze, uko twagitekerezaga bwa mbere ntitwari tukizi ariko twacyumvaga ku babyeyi bacu. Bwa kabiri uko twakibonye tukirwanira twasanze cyarapfuye pe. Ariko ubu noneho tugeze kuri uyu munsi nk'uko mumbajije, uyu munsi ho we are proud of our country. Ni igihugu gifite aho cyavuye, ni igihugu gifite aho kigeze, ni n'igihugu gifite aho kijya kuko murabizi dufite ibintu bitatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kutubwira: ubumwe bwacu, gutekereza birenzeho ariyo yise think big, ikindi akunda kuvuga ni accountability. Ibi bintu uko ari bitatu, ubumwe bwacu twahisemo buhuje abanyarwanda. Uribuka ko u Rwanda abantu bishwe ari abanyarwanda bisha abandi. Icyo rero gikuraho icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bafate abandi babici. Ubumwe bwacu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Icya kabiri ni ugukora cyane no gutekereza birenzeho. Ikindi cyiza kimfasha ni ugukoresha bike tukagera kuri byinshi. How to manage resources, the few resources to gain more. Icya gatatu kirenzeho kimfasha cyangwa cyafasha buri munyarwanda wese nka message y'uyu munsi ni ukuba accountable. Ibyo ukora ukamenya ko ugomba kubibazwa nk'umuntu, nk'umunyarwanda wifuza aho igihugu cye cyavaho kigeze uyu munsi kikagera ahandi tukifuza, kuko birashoboka. Afande, nk'umubyeyi ufite abana, akazi kawe n'abana ubihuza ute? Usobanura ute abana ukuntu ushaka kumara icyumweru udataha bitewe n'uko akazi kameze? Nk'uko wabitubwiye uri mu mutwe urinda umukuru w'igihugu, hashobora kuba akazi gatuma udataha. Scovia, nk'uko nakubwiye navuze ibintu bibiri. Icya mbere ni ukumenya impamvu y'ibyo ukora. Icya kabiri navuze cyane ni ukugira ubushake, commitment. Iyo ufite ubushake ukaba uzi icyo ushaka kugeraho, ibyo byose nk'umubyeyi urabijera. Ukuntu bimanaginga cyangwa ukuntu ubishyira mu buryo ni uko wowe ubwaho ugomba kuba nawe uri mu mwanya mwiza wo kubitekerezaho byose. Rero icyo ari cyo cyose cyansaba kwitangira iki gihugu, umugabo wanjye arabizi ko ngomba kwitangira igihugu, kandi ikije cyose ndamubwira nti haje aka kazi. So hari ibintu hano batwigishije muri uyu mwaka tumaze aha, hari ijambo nakunze cyane, the power behind us. The power behind you supports you to do what you do. So umugabo wanjye rero n'abana banjye, n'abana bavutse bambona bazi ibyo ndimo, mu bintu tuganira mbabwira ko igihe cyose haje igihugu nyifata nk'ingobyi iduhetse twese. Ntabwo nyifata nk'ikintu nk'umubyeyi wanjye cyangwa nk'umugabo cyangwa abana banjye, nyifata nk'ingobyi ihetse abantu bose bagomba kubungabunga, gusigasira. Iyo bigeze aho rero mbabwira ko ngiye kubashakira amahoro kugira ngo baryame basinzire, mbigiramo uruhare nk'uko n'abandi bose babigiramo uruhare. Ndagushimiye Afande. Ufite ubutumwa ushaka guha abasirikare bato, nivuga batoya, muri ranka uruta mu gisirikare, bakiri mu gisirikare, abifuza kujyamo, n'icyo babwira muri rusange abagabo n'abagore? Scovia, urakoze. Ubutumwa nabwira abagabo, abagore, urubyiruko rurimo kuzamuka muri iki gihe, harimo n'abana banjye, nuko buri muntu wese agomba kumenya ko ibyiza biraharanirwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko buri muntu wese kugira ngo agire icyo ageraho agomba kugira ikintu bita discipline cyangwa imyitwarire. Ikindi ukamenya icyo ushaka ninde uzakikugezaho. Ni wowe ugomba kugiharanira, ni wowe ugomba gufatanya n'abandi kugiharanira ukakigeraho. Ukumva yuko icyo bigusaba nta kintu uzazana gishya, usibye ko uzasanga abandi barabikoze, wenda ukagenda ukosora ibyo abandi baba barakozemo amakosa. Rero nababwira nti bagire umuhate, bagire umurava, bagire ubwo bushake bwo kugera, byaba kuza mu gisirikare, byaba gukora aho ukora hose. Ushobora gukorera igihugu kandi ukagikorera mu buryo bwiza buri excellent.
kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho bigusaba ko nawe wipositioninga cyangwa ukishyira mu mwanya wo kubikora kandi ukumva yuko ubishoboye. Ndabashimiye afande. Murakoze cyane. Murakoze.